Hello guys. Nizere ko meze neza abakunzi bacu, abakunzi ba Nzungu and Fari cyangwa se Nyasafari. Ariko ubu ndagira no muratangaye cyangwa se muvuze no kwaje wenyine. Rimwe na rimwe bitewe n'ikintu nje kubabwira nzajya nje nyine cyangwa se nawe aze wenyine. Ariko ubu ngubu ngiye kuza nje nyine kandi ndizera ko mufite amatsiko y'ikintu gitumye nza nje nyine. Ese kintu ni igiki? Mbere ya byose rero mbanje kubasuhuza. Suje abafana, abakunzi bacu, murabizi ko bamwe murabizi ko ducuranga. Dukoresha impano yo gucuranga mu buryo bwo kuramya Imana no kuyihimbaza. So tuje kuvuga amakuru makeya cyangwa se nitangazo. Harimo nitangazo hari abantu shaka kubwira uyu mwanya. Nizere ko mumeze neza uyu mwanya. Ndasuhuza abantu bo mu Rwanda, ndasuhuza abanaziri, ndasuhuza abakunzi ba Kiriki afite nawe akane. Buriya niyo mpamvu muvuze nawe kubera ko nashatse gusuhuza abakunzi bakane. Ndabasuhuza n'abakunzi b'abanaziri ministries, abakunzi ba Gisubizo ministries. Izo ni ministeri nagiye nkoreramo umurimo w'Imana. Ndabasuhuje mwese rero aho muherereye hagiye hatandukanye. Sinareka no gusuhuza abakunzi ba Joyous Melody nayiririmbyemo namwe ndabasuhuje. Nagiye subiyo ejo bundi nsubiyo nsanga hajemo abantu bashasha ntazi. Mu byukuri byaranshimishije, byatumye mbona ko umurimo uri kugenda waguka umunsi ku munsi, cyangwa se hari ukuntu Imana iri kubigenza neza. Imana ibaho umugisha abakunzi ba Joyous Melody cyangwa se muri rusange Foursquare Gospel Church. Na ahantu twakuriye. Imana ibaho umugisha cyane. Mbone no gusuhuza abashumba banje, abashumba b'Itorero rya Foursquare, ndabasuje cyane. Imana ibaho umugisha n'abantu duhora tuvugana umunsi ku munsi. Ni ikigaragaza ko muri abantu bagaciro ku buzima bwacu. So ndabasuhuje mwese. Ni bande ndasuhuza abari hano hafi. Nabo ndabasuhuje nkorera umurimo w'Imana, itorero ryanjye hano nkorera umurimo w'Imana kwa Pastor King ni BCC Lewiston. Ndabasuhuje cyane, ndabizi neza ko muri gukurikirana natwe ibyo dukora. Rimwe hari abaza bakamutera comment ku bintu twavuze, nkahita numva ko mudukurikirana cyangwa se mukurikirana ibyo dukora. Mu byukuri nta kintu nababwira usibye kubashimira, cyane cyane n'umushumba wanje Pastor King. Ndamusuhuje kandi Imana ikomeze imwagurira imbago n'amavuta kuri we. N'abandi mwese ngiye kuvuga natinda mu byukuri. Uyu wari umwanya wo kubakira, ariko sinareka kwakira abakunzi abakoze subscribe. Abantu bakoze subscribe mwebwe no muraba agaciro. Muraba agaciro gakomeye cyane. Hari ikintu muba mwarakoze gukora subscribe. Hari igihe wumva ngo ni ibintu bisanzwe ariko ntago ari ikintu gisanzwe. Dora tugushimira. Mbonereho nabonye hari umuntu wujuje 100,000. Aime Frank yujuje subscribers 100,000. Sukubuza gusa bamuhaye n'igihembo. Rero congratulations Frank. Nabyutse ndeba message yarimo aragenda mpari ngo warakoze cyane. Mu byukuri nawe ni umuntu twakoranye mu mirimo y'Imana. Nawe ndamusuhuje aho ari muri Arizona, baruhosha ba Felix bakadogo ko mbona ngiye gusiga abantu bikabikibaza. Ba Fofo, ba Patrick, Petit Frère wa Frank. Abo ni abantu tugenda tuvugana umunsi ku munsi. Hari n'abandi tuvugana mu byukuri ngiye kuvuga ngo sibe umwe ndeke kerana kuko hari abandi benshi ukunsize bahariya muri Arizona n'abandi benshi. Abo bose ndabakiriye, ariko aho ngaho hari kaje kubera nangiye kuvuga kuri Frank. Aime Frank umurimbyi mwiza, kuba yahawe award n'ukuri ni ikintu twashimiye Imana. Kandi nanje vuba cyane ko ndabona abantu bagenda bakora subscribe. Mukomeze muyikore, nanjye ejo bundi nzagaruka hano ndi kuvuga ngo dore
nzaza nkibereke, nzokora ikiganiro mbereke igihembo cyanyu. Kandi ndabizi neza iyi ni YouTube channel yanyu, nubwo tuza tuganira tuvuga gute, ariko ni YouTube channel yanyu. Kandi ndabizeza ko umuntu wese wagiye gukora subscribe hari igihe muzabona agashimwe. tuzabashimira yaba ari mu buryo bugaragara n'ubutagaragara. N'Imana duhora tubasengera. Iri ni itorero, ni nko kuvuga ngo ufite itorero ry'abantu 39,000, ubu ngubu hafi 40, ubu ngubu mugiye kuzuza 40,000. Nko kuvuga ngo abantu 40,000 urabicaje, urabaganirije. Mu by'ukuri ni ikintu kidasanzwe. So rero mwebwe muri abantu b'agaciro ku buzima bwacu, muzumve ko ari ibintu biteye ubwoba. So kubera izo mpamvu rero muhora mutwereka urukundo, naje kubabwira amakuru. Ni ibintu bibiri naje kubabwira. Ikintu cya mbere naje kubabwira amakuru y'umuziki, ukuntu natangiye ncuranga. Hari abana benshi bari hano hanze barashaka kumenya gucuranga. Hari abantu bari hano bakuru batari n'abana, hari n'abamama, hari abantu bora banyandikira bamwe ngo wazatwishe gucuranga. So naje kubabwira amakuru ni gute umuntu yamenya gucuranga, cyangwa se babwira uko natangiye, none nawe maybe bigufashe kugira ngo ubone intangiriro nziza. Nigeze kubivugaho kera, ariko ubu ngubu ndashaka mbwira abantu ngo bari kuza kuri YouTube vuba bamenye amakuru. Nienda hari igihe batumvise za interview zanje ndi kubivugaho, ubu rero ndashaka kubabwira amakuru. Ariko ntaratangira, ndashaka kubanza mbahitangazo. Icyo cyaka ni itangazo n'icyo nshaka kubaha. Muzukuri ntarababwira iyo story ndende, mbeka mbaciremo bukeya kugira ngo mbahe iryo tangazo. Narukuntu twize gucuranga, sinzi ko navuga, nima navuga ngo mu buryo butari bwo. Abagiye batwigisha mwihangane ko nabivuga muri ubwo buryo. Ntago twize mu buryo bw'ishuri, twize mu buryo bwo gushugurika. Umwe aranyeretse aha, umwe nkoza aha, fata kano kantu, ariko apana mu buryo urana nka kuriya mu ishuri umuntu agiye mu wa mbere uramutse uvutse ukahita ujya mu ishuri bakata kujyana mu wa 5 segonderi. Sinzi icyo kintu no ko kibaho, ntago kibaho. Njya nkunda kubona rimwe na rimwe nk'iyo turi kurera umwana mu rugo, umuntu aravuga ati shira hiyo bibero, nkashaka kumuha ibibero, umugore akamba oya iyi bibero ni umwana ufite imyaka iyi, ni umwaka ufite imyaka iyi. No ngewe, cyangwa se ngewe wenda ntabimenye ngashaka kumuha itariyo. Ariko mu by'ukuri n'umwana mutoya ntago yapfa gukura gutya ngo umuhe bibero y'umwaka umwe afite imyaka, afite amezi 5. Kandi iyi ngiyi yanditseho ngo n'amezi 9 kuzamura, cyangwa se bakavuga ngo bibero ni abana bafite imyaka 2 kuzamura. Sinzi ko niyo ibaho, wenda umuntu yatangiye gukoresha agakombe. N'umwana wacu ubu ngubu bya bibero arimo aragenda bivaho, arimo aragenda afata igikombe wenyine akinywesha. So ibyo ndabashaka kubabwira etape par etape ko hari umuntu utajya ukurikiza, ntago biri byiza gusimbuka inzego. So rero hari ukuntu twize bitari byiza, bitari mu buryo bw'amategeko, bitari mu buryo bwa formire, sinabuze ijambo nkoresha, ariko bitari mu buryo bwiza. So ndakora ndiga, mu by'ukuri bidutera rimwe na rimwe n'ikibazo kugira ngo tuvuge ngo hari etape turenga, hari igihe tunanirwa tuvuze none kugira ngo ujye ku indi etape nziza bakavuga ati iyi ngi ntago wapfa kuyigeraho. Hari etape utakoze ukiri umwana, ugitangira gucuranga etape utakoze, nibyo biri gutuma utagera no ku bindi n'ibindi. Mu by'ukuri biratumugaza, turamugara, twisanga noneho rimwe na rimwe twisanga hari n'indi stere gisirimba. Iyo stere gisirimba rimwe na rimwe hari igihe kumugaza mu bundi buryo. So ibyo nabyo twarabirwanyeho, ndaza kubibabwira neza kuburambuye. Twararushye, twarakoze mu buryo bugoye kugira ngo umuntu anatekereze kuba yacuranga gisirimba kandi acurange na piano mu buryo isanzwe, cyangwa se indirimbo zisanzwe kambivuge gutya. So ubu ngubu rero naje kubaha igisubizo. Nabashakiye amasomo, hari abantu bashaka kwiga gucuranga vuba cyane. Ndashaka kubabwira, ndashaka kubohereza udufoto, ndaza gukora, muzagenda mutubona abantu uburyo nzajya ngenda nigisha abantu. Nize ndimo ndafata amasomo
ahandi ku barimu bize mu buryo bwiza. Ndimo ndandika mbese muri mashini ibintu byose ndi kubitunganya kugira ngo ntangire vuba. Njye mvuga ngo uyu muntu aratangiye kuri beginner, ahangaha avuye kuri beginner harimo amasomo n'amasomo. Uwo mwarimu yarabinyeretse ndatungurwa cyane. Beginner ifite amasomo menshi cyane, menshi cyane, ku buryo ushobora kurangiza beginner uri umucuranzi uruta urwego twebwe turiho. Murumva ko bitangaje. Mu by'ukuri muri beginner harimo amasomo tutazi twebwe twatangiriyeho. Twebwe tuwenda abantu bavuga ngo turi abacuranzi turacuranga, abantu bacuranzi baracuranga. Hari amasomo nabonye muri beginner tutazi, abantu benshi batazi. Uvuye muri beginner hari andi masomo nk'ishyamba rya intermediate cyangwa se medium, sinzi ko nabivuga, riri hagati ku amasomo agerageza gukomeraho bukeya. Ayo masomo rero ayo nasanze yari menshi ntayo nzi. Nawe murabyumva nyine, beginner nasanze hari aho ntari byo ntazi, ibaza none intermediate cyangwa se ibiri medium. Mu by'ukuri naratunguwe nasanze ntago tuzi piano. Ubu ngubu rero ndimo ndabakusanyiriza ayo masomo yose kandi ntabyo nzi. Ndashaka ko muzakumve, mutazavuga ngo ninjya no kubigisha abantu muzajya mubona ko turi kwigana. Ni ibintu tugiye kwigana hamwe twese. Wenda nshobora kugusaba umusanzu, nzabasaba umusanzu, ariko mu by'ukuri uwo musanzu ni ukugira ngo nanjye mbona amafaranga nkomeza kwishyura bariya barimu. So ibi byose ni reka nkomeze gatoya. Hari irindi, iyo uvuye kuri intermediate hari professional, hari na professional cyangwa se professional pro. Urabona nka gura vango hari iPhone 12 Pro Max, hari 13, 14, 15, 16 yaje, 16 Pro Max, ejo ndi hazaza 17, haza 8. Ni ukuvuga ngo zizajya bigenda gahoro bizamuka. So na muzike nuko rero hari beginner, hari intermediate, hari professional, hari na professional. Ibyo byose turashaka kubikusanya tubyigisha abana bacu. Abantu mushaka kwiga umuziki, nukuri ngiye gukora imbaraga zose, kandi nukuri mvuze ngo namwe mbigishe, nanjye ubwanjye nzaba ndi kwigisha. Ndabizi ko nanjye bizangora, ni ibintu bigoye. Yewe na iyo beginner yonyine kuyitangira irimo irantera stress. Iyo ngiye namaze kuyitangira kugira ngo njijuke, ndashaka kujijuka ibintu nize ncuranga, kandi nitubirekera gutya nitutaberekera abana bacu barakura nabi. Reka ngarukire umucuranzi bita Bea wagiye avuga amakuru, kandi nawe navuze ko nazabivugaho, sinzi mpamvu mbivuzeho, ariko reka mbivugeho muri ubwo buryo. Reka mugarukire. Usibye ko nawe wenda n'urwego wenda n'ibyo ashigikira wenda rimwe na rimwe bidakomeye, ariko n'ibyo abandi bana bari kugenda bacuranga. Ujya kubona ukabona umwana w'imyaka 10 arimo aracuranga, mu by'ukuri birashimishije. Kubona akana nka Logan kanjye kari gucuranga afite imyaka 8 nkabona agacuranza umukunga, yewe notanga ituro ryishimwe. Murabyumva ko ari ibintu byiza, ariko atangiye nabi. Reka mbivuge gutyo, nubwo ari gukora ibintu tugatangara, ariko atangiye nabi. Hari yandi masomo yari gutangiriraho, akazabona kugenda yiga n'igisirimba ni cyiza kukiga, ariko akore n'andi masomo. Bari abana bato rero muri kugenda muri bona bacuranga, bashaka muziki. Sindi kwa ngo baze nge mbigishe gusa, nge ndi kubabwira ko ubu deja nababoneye amasomo abantu bashaka kwiga umuziki neza. Apana biro byo kuvuga ngo nyereka ngo ucuranga ngo nzabe nkabo. Ubu ngubu nabasaniye amasomo aruta yanjye. Apana kuvuga ngo ngewe ngo ndacuranga ngo yaracuranga. Muzike twese tuza muzike, tuzi muzike nziza nyine zo ku rwego rwiza. So rero nicyo nashaka kubabwira, n'iryo tangazo nagemba nshaka kubaha, kubera ko twize nabi, ariko nabashakiye amasomo. Bari abana bajya bacuranga, kumva umwana nono nyine nkuko Bea yavuze, hasigaye bashiramo pad, ugasanga nta kindi kintu ari gukora. Ngewe wenda sinako wenda ngiye niyo nshyizemo pad ndagerageza kuvanga, ariko ngewe pad ndazikunda nzishyiramo, yewe n'ibindi byose ndabicuranga.
ntabwo nyanshaka kugayo kintu ahubwo numvise ikintu ari cyiza. Hari amapade numva Merci acuranga nkumva kano kapade abantu benshi mwarakumvisha kapade aheruka gucuranga kari karyoshe. Hari agapade numvishe Trezor acuranze, hari agapade numvishe Aimable acuranze. Naje twari turi kuvuga n'umucuranzi umwe sinshatse kumuvuga wenda kumumutekano we, ariko acuranga arimo turimo turavuga agapadi keza twakunze ndava agapadi naye nzo gacuranga ni byiza pe umishara ari akantu keza ushaka gucuranga si wowe ushaka no gacuranga d'ailleurs n'abantu bafashwa nako kantu. Why not tabategurira ku kantu kugira ngo bishime cyangwa se banezerwe bagire connection. Ibyo ni ibintu rero twagiye tugenda dukora, ducuranga buri munsi ku munsi, tukora amapade ducuranga ibiki n'ibiki, ariko ntago bihagije guhora curanga amapade n'ibiki. Hari abantu mubikora nabi. Nimba ucuranze pade menya ko hari ibindi, komeza wige muzike, reka guhera mu gisirimba abantu mu gicuranga cyonyine ugasanga wamujana mu ndirimbo ntazi gutandukanya iki n'iki, kandi kujya muri detail, ariko ntago ari byiza. Gerageza nimba warihaye umuhamagaro wo gucuranga, gerageza wiga, ariko nimba warabuze kwigisha naje ntago nje nk'umwarimu mumbabarire, nugufashanya kandi ni nkwakaga akantu nyine gatoya, no kugira ngo dufashanye nyine. Yewe abari muri Amerika nzagerageza kubazamura bukeya, abari mu Rwanda manureho bakeya, cyangwa se abari muri Afrika, reka mvuge muri Afrika yose. Ushaka kuri muri Kenya, Tanzania, Burundi, ushaka kuzamura muziki wawe mu gihe cy'umwaka umwe, imyaka 2, ukaba umucuranzi mwiza wo ku rwego mwiza pe, kandi ayo masomo ntago azajya atinda. Nako ka message nari mbazaniye kugira ngo abantu mbamenyeshe yuko iyi nzira twatangiye twebwe twizemo yaratugoye, rimwe na rimwe ishyiraho urusika, sinzi nimba ari ikintu ntekereje. Urusika ni ikintu nyine udashobora kurenga, ishyiraho igikuta kabangwa ahantu wewe nzungu ucuranga, ariko ahantu ntuzaharenga. Icyo kintu cyarabaye mu by'ukuri. Umuntu akajya yiga akajya abona harana atari kurenga, nkarara amajoro nkabona harana ntari kurenga mu buryo bwo gucuranga muziki. So ubu ngubu rero natoye formule yewe ndanabwira n'abacuranzi benshi basanzwe bacuranga hariya mu Rwanda, urwego wawe uriho rwose ayo masomo arakureba. Yewe nawe uri gutangira gucuranga utaranamenya gucuranga, uri wowe utazi no kwatsa piano akabuto bajya bakandaho, nawe amasomo arakureba. So iryo niyo tangazo rya mbere. Reka nkomeze rero amakuru rero nabazaniye, cyangwa se babwira urugendo rw'umuziki wanjye. So ni ibintu birebire, nigeze kwabwira ko natangiye gucuranga mfite grand frère wanjye yitwa Patrick Rusunika, arabizi, akunda no gukurikirana ibiganiro byanjye. Ndagushimiye cyane kandi sindakwitura icyo kintu, nzahora nkivuga, maybe ko nzorinda nsaza ntarumva ko nakwituye neza, nubwo nakora iki mba numva bidahagije, kubera wankuye ahantu Imana yaragukoresheje, nawe si wowe, Imana yaragukoresheje. Icyo gihe sinzi kujya ubyibuka icyo gihe mvuye ahantu tuvuye mu kirori, ahantu gutya mu birori by'isi n'abanyeshuri twigaga, naje we nabonye akafoto ahantu gutya, ari ahantu hari groupe mbamo y'abanyeshuri twiganya aho hantu Inyabisindu Gitarama, hari groupe mbaho berekanye agafoto k'uwo munsi, kabisa twarifotoje. Ndibuka iyo foto rero barayerekanye, bita nibuka uwo munsi ko naje nigize nimba ari dirigi nimba ari The Ben, sindi kwibuka neza, ariko naje nabaye umustar. Icyo gihe ndirimba indirimbo z'isi, ndaperforminga, nashwara tuye gutya umutwe wose nawumazeho. Icyo gihe twatumiye abarimu bacu, grand frère ari mwarimu wacu, araza arabona ukuntu nitwaye arantunganya. Icyo gihe arama sinzongera kubona, atagenda namubwende uniyogoshye, naramutinyaga cyane, gitsure ciwe kabisa cyarantoje cyane.
arambwira kugenda wiyogosheshe, ndiyogosheshe uruhara ndabimara ibyo birongo byose nari nacyo. Urana byo ko kundi ujya muri saro ukabona hari udukwafe bari kugenda berekana bya bintu bya gutya umutwe wose nari nabikoze. Icyo gihe nari umupagani, nari ntarakizwa, nari ntarajya no mu rusengero, nigeze kubaho ntajya no gusenga, nirwa ku cyumweru nsigara n'abana ariko man ejo bundi mu wa gatatu mu wa kabiri segonderi, mu wa gatatu segonderi, ejo bundi vuba kabiri, ntago ari kera, ntago ari kera mbabwiye n'umwaka mwakumva ko ari vuba, reka ndeka kuvuga ariko mwumve ko ari nkuko bimeze. So birakomera kabisa, ahita ambwira ngo kugeza uyu munsi hari itorero ryitwaga Ebenezer, n'ubu riracyahari y'Imuhanga, yaje kwimurirwa i Kigali. Oya bakoze, hari ishami ry'i Kigali niho ururembo rukuru ruri, ariko hari n'indi y'Imuhanga. Iyo y'Imuhanga rero maybe sinibuka neza ko hari n'izindi, ariko izo nizo nzi. So iyo y'Imuhanga niyo twakuriyemo, hari korali yitwa ngo Beura. Grand frère arahita ambwira ngo wari umunsi tware piano, intware piano kandi uhita uguma muri korali. Mbese yaranshimuse aranshimuta. Icyo gihe njyayo azatangira kunyigisha gucuranga, twatahana piano akanyigisha. Mbese ni nkaho yavuze ati umuntu reka mwinjize mu buryo bwo gucuranga wenda azagera hakizwe. Icyo gihe nari ntakizwa, ngezemo bahita banyakira, ko nyine ari ukuntu abantu bakira umuntu bazi ngo babona afite ari umuntu wo kwa bande na kwande, bavatuye umuntu aza maybe kwakishijwe. Ariko ngewe nari umva neza ibintu by'Imana, ngenda nkizwa gahoro gahoro, ngenda ninjira gahoro gahoro. Nzababwira n'amakuru y'ukuntu numvishije neza Yesu yinjira muri nge. Icyo gihe nza mbyibuka cyane. So ariko byabaye urugendo runini, rwari urugendo rukomeye cyane, ibyo byo wenda ni birebire. Ariko icyo gihe narakomeje, naho natangire gucuranga, kaza ntangira ngenda niba ubundi twatangiye kwiga gucuranga twiba. Iyo utangiye gucuranga ubonye umuntu ugutangira fondation, habasigaye kugenda wiba habasigaye kugenda wiba. Sorry gatoya, ndimo ndareba hano ikoranabuhanga turi gukoresha. Habasigaye kugenda utoratora gahoro gahoro uwo muhuye, abumvisha bacuranga, abumvisha bavuze iki, ukatoraho. Bibaho ni byiza kugenda ufata nyine mu gihe udafite umwarimu ugukontorora umunsi ku munsi. Ngira n'abashuti banjye bacurangaga icyo gihe, ba Musa n'ubu baracyacuranga mu itorero rya Karuvali. Hari na Isufu Pilote, ba Mahirwe n'abari mu bantu banyigishije, Mahirwe Alex aho urinda gusuhuje n'undi mu mama ngo ni Rachel. Nari mwibagiwe Rachel, twaraburanye. Ejo bundi nari ndi mu Rwanda, nabonye Gadi musaza we, ariko Rachel ahuri wumve ko nakubuze, ndagukumbuye. N'umwarimu wacu yabaye mu mama ukomeye cyane, numvisha amakuru. Aho uri ndagusuhuje cyane rwose, wumve ko ndifuza kuzongera kukubona, kandi uzumve ko abana watoje wanyigishaga ndi umwana icyo gihe, wumve ko twakomeje umuziki. Sinzi ko wabimenye kabisa. Iyi message kugereho nikugeraho, ushake nimero yanyu nyandikire rwose. Naragushakishije, sinzi ko nabona na nimero yawe kabisa. Naribagiye icyo gihe Gadi mba narayimwatse icyo gihe, ariko twari turi kwiruka. Nagiye mu Rwanda ndi bize, ndi mu bintu bya concert. Ariko wumve ko ngushimiye nawe aho uri Rachel yaratwigishe kabisa piano, ndabyibutse. Kandi none aratwigisha anashushanya. Icyo gihe yaratangiye kujya, ariko wari warize music reka ntangire nkubaze kuko we icyo gihe yatangiye kujya twigisha ashushanya do re mi, ibi ngibi bimeze gutya. Sukora Rachel yari umuhanga muri ya myaka. Wabashaga gutekereza ko wakwigisha umuntu ushushanyije biriya bintu. Imana igumugisha cyane, ngutekerejeho pe, biranantangaje. Ndagusuhuje cyane, ndasuhuza. Sinzibagirwa abantu banyigisha, ni ukuri byose ndabivuga kubera ko sinakwirengagiza umuntu wangishije gucuranga. Sinshobora. Hari
ndi kubona ko nza kurangiza ikiganiro ntavuze abantu bose kuko ni benshi banyigishije. Njye naciye mu maboko y'abantu beza, naciye mu uzaciye mu maboko y'abantu beza. Hari abacuranzi benshi nzi bagiye baca mu maboko y'abantu nyine bafite muziki itameze ukuntu bikahita bibafekta kugeza n'uyu munsi. Tushe yiwe urayumva ukumva tushe ntago icyo kintu kiranafashe. Iyo utangiye gucuranga ukatozwa n'umuntu mwiza, tushe ye urayifata. Icyo cyo ndayamura ikizi. Hari abantu benshi nagiye mbona, hari n'umuntu ukunda kunserereza Aline Apendeki, Aline Ape TV show. Aline nawe bafunguye channel, mugende murebe Ape TV show. Ni channel yabo kabisa, barimo baraganira ibintu byiza. Aline ni ukunda kunserereza akavuga ngo ngajya abona umumodo wanjye ngo ari Pastor Kado. Iyo ukuriye mu maboko y'umuntu rimwe na rimwe nyine dukuri kuvuga nkawe. Ngeyo nezerewe nk'ubu mvuze ngo mbwirize shiduka ntangiye gukora ukuntu Pastor Kado agira amaboko iki uburyo avugamo ibintu nk'ibyo. Sinzi impamvu nyine byaje kuza kubera ko Pastor Kado nakuriye mu maboko yiwe rwose, ntago nareka kuvuga icyo kintu. So iyo amaboko kuriyemo aragufasha cyane rwose. Umuntu nawe rero nimba utangiye gucuranga ukagenda ukajya kubwira umuntu nawe wumva ko uwo muntu rega twese tuzi umuziki ugerageza ukora ku matu ukavuga ngo umuntu afite agatushe. Uwo muntu nimba ushaka kugira tushe nk'iyiwe ari uzatangiriraho. Yes, tushe irakora. Tushe abacuranzi mwene murabizi, curanzi muri kunkurikirana murabizi ko tushe ikorwa cyangwa se ari ikintu rwose kigenderwaho mu muziki. Tushe nziza ushobora kuba utanacuranga ibintu byinshi ariko tushe yawe igacuranga umuntu akajya hari igihe umuntu akora kuri piano gutya, umuntu yicaye. Hari igihe twabaga twicaye nko kuri piano gutya ahantu batumiye nka korari, bakatumira umucuranzi kubona ntumuzi kuvate umucuranzi reka turebe uko agiye gucuranga. Agikoraho gusa agikoraho ngo tre ukajya batuye umucuranzi afite tushe nziza ataracuranga indirimbo. Twese tugatuvuga ati umuntu afite muziki nziza. Ibyo bintu rero bibaho. Twakuriye mu maboko meza, twakuriye mu maboko meza, abantu bagenda batwigisha. Ndibuka icyo gihe aba bose natangiye kugenda mbarenga nimuka mva aho babaga. Patrick wenda grand frère wanjye acuranga ibutare ubu ngubu. Patrick Rusunika niko abantu bakunda kumwita igero rya Rusunika, ariko ni irihimbano wenda yitwa Patrick Tuyizere. Abantu rero baramuzi Butare, bajya bumva na muziki y'byose barabyumva ko ari umucuranzi mwiza. So icyo gihe rero twaje gutandukana nabo, naje gutandukana n'abantu benshi, atangira kwihigira nirukanka ngi Kigali. Mpura n'abacuranzi beza, mpura na Zawadi nawe ubu ngubu turabana no muri Amerika. Icyo gihe mpura nawe aratangira aranforma, nyumvisha ukuntu niga gucuranga indirimbo. Icyo gihe nari mfite style yo gucuranga cyane cyane ibisirimba, ntacuranga indirimbo cyane. Akora indirimbo nari mfite agatushe keza, tushe nagiraga yari ya Kibonge. Kibonge bura nigeze kugira tushe yiwe ndayimira. Ndayimira nkajya njya Kigali kuri recordinga Kibonge. Nagiraga tushe nkagenda nka recordinga Kibonge ku telefone k'amatushe ngataha nkarara nkumva indirimbo yacuranze Kipofu moja abaririmbyi bari kuririmba nkagenda nkayumva. Icyo gihe nkahita ngenda nanjye gutyo tushe nagiye nyiga gahoro ya Kibonge biraza. Icyo gihe rero nzagura na Zawadi anyigisha none sasa tushe yo gucuranga indirimbo mu buryo bwiza. Zawadi nawe tugenza ngeraho njya ndimuka, nimara bango ndimuka ngeraho naho mva aho ngaho njya muri Kenya mpura na byinshi nawe master wanjye rwose ndagusuhuje aho uri. Salute bro master, ndagusuhuje rwose aho uri. Rabizi n'uweje wundi twiyegura hano muri Canada Edmonton. Aracuranga ndavuga uyu ni byinshi ucuranze gutya agacuranga kantu ndimo ndarecordinga ejo bundi nukuri nta minsi nta mezi ashize menshi nategeza ko abiri gutyo acuranga ibintu. Ndavuga ngo master uracyari master kabisa, kandi ndacyakubaha aho uri hose wumve ko ndakubashye cyane. Warantoje icyo gihe ngeze muri Kenya
abifatikanyijemo na ba Imani aho yabaga ari rwose nakumvaga kumwumva nayingeze muri Kenya ariko bwa mbere numvishe Imani shuranga bajya kunda kuvuga Imani bimeze bite icyo gihe ndagenda rwose nawe nkajya numva ko acuranga akanyerekaho n'utuntu gira gutya by'ukuri ayo ni amaboko meza nakuriyemo ndashaka kubabwira amaboko meza nakuriyemo so ni nk'uko byaje kugenda ndagaruka i Kigali nkajya mpura na ba Mima nawe buriya ntabwo twabanye cyane ngo duhure mu buryo bwo kunyigisha ariko najyaga musanga muri studio rimwe na rimwe akanyereka akantu akanyereka utuntu iwe na Ngoga Christophe Master Ngoga Pastor nibeshe Pastor yagize na anniversaire uyu munsi sinzi umuntu abonye bipostinga Michel petit frère wiwe rwose ndagusuhuje na Michel ndagusuhuje muri Arizona nari nakwibagiwe so ndashituka nibagiwe abantu ngiye kuvuga abantu sinobamara Christophe nawe yaranyerekaga ariko cyane Mima rwose yarahagaze Mima wongiye kumuvuga sinzi Mima ntago navuga ngo yarangishije gutya yarangishije duke anyereka ariko Mima ikintu amuvugaho cyambere gikomeye rwose nawe aho uri uze kwandika na message rwose umuvugeho Mima nimba hari ikintu Mima yagufashije nimba uri umucuranzi utekereze kuri Mima uzugira gutyo uzo postinga Mima uzamagara Mima uvuga ati wakoze ikintu Mima nubwo atanyigishije cyane ngo dutindane yewe yabaga ari na bize muri studio ariko Mima yafunguye irembo ibyo abo bose navuze baciye mu maboko ya Mima urumva ko abo bose baciye mu maboko ya Mima so Mima rero mvuze ngo nshaka simuvuge Mima ntago ari umuntu wanyi ntago nabona umuntu wanyigishije ni brand twese tugenderaho abacuranzi benshi aho bava bakagera Mima sinzi aho uri rwose Imana iguha umugisha wowe n'umuryango wawe ndagusabiye umugisha mu izina rya Yesu Mima rwose n'abandi benshi nuko nabavugaho ngiye kuvuga abantu natinda pe tuve kuri Mima icyo gihe naragarutse i Kigali ntangira kujya mpura n'abandi bacuranzi mpura n'abandi Nehemi aho uri Nehemi nawe ari mu barimu batangiye kujya banyereka utuntu rimwe na rimwe dukorana mu live recording mu concert amwe namwe akanyereka niwe mucuranzi mbese mperuka wagiye unyereka utuntu nawe aho ari ndamusuhuje suhuza na bande yose ndasuhuza Senfo rwose n'ubu bari mu kazi gakomeye murabizi ko twakoze indirimbo live recording vuba cyane indirimbo zatangira gusohoka kubera Senfo arimo arirukanka ajya mu studio akurikira indirimbo bigeze he ako kazi rwose Senfo turagushimira cyane turagushima ko akazi urimo katoroshye kandi abantu baratangira babone ibikorwa byacu kubera wowe urimo urakora akazi katoroshye aho mu Rwanda n'abandi bantu benshi babwira rwose umuntu ufite concert umuntu ufite ufite live recording ugane Senfo ntago mbabwiye ngo mugarenga abacurangira ingoma naho murabizi aho sinaje no kubivugaho ariko Senfo ari mu bantu bagufasha gutegura concert yawe akagufasha gutegura mu gihe indirimbo zimaze gukorwa abwira umuproducer ajya mu baproducer bakihutisha ibintu agufasha kwihutisha ibintu mbese ndagusuhuje rwose aho uri Imana igumugisha nawe ko mu kazi urimo urakora nari nibagiye umuntu nawe amaboko naciyemo meza igihe nari ndi Kigali hari umuntu bita Mark Kibamba ariko naciye mu maboko meza bacu ndibuka hari tushe nagiraga nza kuyihindura nza gufatiye Kibamba uri nawe ubyumve nigeze kwiga tushe yawe kandi ndagerageza ngerageza kuyigana iyo ndi kuri piano wenda abantu bari gucuranga ingoma live ibintu byuma live apana gisirimba turi mu ndirimbo shaka kukwigana hari amakode yawe nagiye niga twagiye twiga twinshi ndibuka umunsi uza rwose ndeka kuvuga amakuru ni menshi ariko ndagushimiye aho uri Kibamba Imana igumugisha ndagira ngo ubu ari gucuranga
hariya muri Women Foundation kwa Minyoni. Ndabasuhuje mwese rero, abanyigishije n'abagize gute mwese, Imana ibahe umugisha. Naye maboko rero nakuriyemo, nuko nakuze niga. Mu by'ukuri abantu baba bashaka kumenya nyine urugendo ukuntu byagenze, nta kindi numva nagiye nce mu maboko y'abantu, kandi abo bose babaga bari kuri level. Ari n'ukuntu umuntu yegera umuntu wa approaching umuntu ushaka ngo akwigishe. Mu by'ukuri ntago nari nkwiriye ko kibamba yanyigisha, oya, ntago nari nkwiriye kwegera inde Zawadi. Abo bose babaga bari kuri level hejuru kuri njyewe. Zawadi icyo gihe ari umucuranzi ukomeye cyane. Icyo gihe mu Rwanda hari ndetse abacuranzi bose nagiye mvuga ni abacuranzi bari bagoye kubageraho, ariko na approachinga gahoro gahoro, nubaha. Icyo kintu cyo kubaha, ndatekereza ko n'abacuranzi abo bose nagiye mvuga bakinziho uburyo nagiye mbatacinga, sinzi ko navuga niba ari uko approachinga. Barabizi ko icyo kintu nagikurikije formule yo kubegera, narikurikije discipline narikoresheje. Narubahaga umuntu wese nshaka ko nyigisha, nkamwegera gahoro gahoro, bikarangira abaye inshuti yanjye. Aho bose ubu ni inshuti zanjye, ntawe utari inshuti muri abo bose navuze. Umuntu wese nshatse kuvugisha kandi yanyitaba tukavugana. Nciye bugufi rero ku bwabo, n'ubu ndacyaboha. Imana ibahe umugisha cyane. Twavuga kuri ariko icyo kintu nyine mwumve ko ari nkacyo cyane nshaka kubabwira. Nimba uri kwiga, hari amaboko ugenda ukuriramo, kandi ugira discipline yo kubegera. Ibyo bintu biragufasha ukaba umucuranzi mwiza. Birabafasha cyane. So rero kuba nabazaniye amasomo, ntimwumve ko ari ikindi kintu ndi kuvuga, oya, nagenda yahiga. Nagize ishyaka ry'abacuranzi benshi ndi kubona bari kwiga mu buryo butari bwiza. Ejo ugakura kumva umwana aratangiye gucuranga ahise ahera ku gisirimba, cyangwa se yaragicuranza abaza imyaka nicyo azi gusa. Iyo agiye ku ndirimbo wapi, kandi nta n'ishyaka afite ryo kwiga muziki isanzwe. Aho hantu niho hambabaza. Niyo mpamvu mvuze ngo nze mbibabwire. Ndashaka abantu bari hano benshi bashaka gucuranga, muzaze rwose. Abana bato, abakuru, abagize gute, mwese nzabashyiraho umusanzu mukeya. Kandi si ukuvuga ngo ni publicité, ngo ndashaka amafaranga. Oya, nta mafaranga, ntago ari amafaranga. Mu by'ukuri ayo mafaranga azamfasha kugira ngo njye nishyura ayo ma course ngenda nishyura ahantu online. Ndayishyura nanjye kugira ngo nzinye bigishe. Ni ishyaka mafite, kandi nimutanabikora. Ariko nzi ko deja hari abatangiye kumbwira, arabona ganije bano muri Amerika deja barambwira ngo bari tayari. So nimutanabikora nzajya njye mbikora, nta kibazo nyine, ngume nungura ubumenyi njye nyine. Ariko ndibuka hari akantu nibagiwe. Ndibuka mu by'ukuri ukuntu mu Rwanda habayeho hatari abacuranzi benshi, ariko ndashima Imana yuko ubu hari abacuranzi benshi. Ubu hari abacuranzi, yewe usigaho wicara mu rusengero ukahita ubona uvuze ngo uratashye, ntubura umucuranzi usigaho. Niyo byo kuvuga ngo mu rusengero ngo habuze umucuranzi ngo numwe, byigeze kubaho rwose. Nigeze kubaho ndi mu Rwanda, bihereye kuri Mima yigeze kubaho acuranga wenyine, akajya asenga ngo Imana uzoza n'abacuranzi bazoza nabo. Hagenda haza n'abandi bakaza bari nabakeya. Mima niyo abonye ngo turi gucuranga, yaratubwiye ahantu twabaga kuri group, aravuga iyo muri gucuranga twaranahuye, twakuzana inama, arabitubwishe muri igisubizo cyizo twasengeye. Na bakibonge batangiye kera cyane, ba musore aba bahora batubwira ati muri igisubizo cy'ibyo twasengeye. So nanjye rero iyo ndi kubona abana bari kuzamuka, mumenye ko muri igisubizo cy'ukuntu twarabasenge. Nabayeho ntacuranga jenyine, sinzi ko nabivuga gutya, igisirimba wenda nzanga icuranga jenyine, Foursquare nasohoka bikaba ikibazo. Mwese murabizi, rimwe na rimwe abashumba Pastor Kado yakunda kuvuga basetsa abantu. Yagiye muri kantine, mubwire azi, mugene murebe ari muri kantine yagiye kurya ibintu nk'ibyo. Ariko ibyo byose nuko nta wundi mucuranzi wabaga ucyara hafi.
nabayeho mu buzima nk'ubwo, kandi icyo gihe rimwe bakamamagara nagiye i Kabuga, hari urundi rusengero rwampamagaye, nagiye restoration, nagiye he abayumbe ngo bagiye muri he. Ni ukuri abacuranzi bari bake sinavuga ngo bari ari nyine, ariko mu by'ukuri bari bake, ariko ubu ndashimana ko babaye benshi kandi bagiye baza rwose benshi bakurira amaboko yacu. Sinivuze Imana imbabarire, ariko nkuko nakuriye mu maboko y'abariya bakuru, nanjye ndashimana ko hari abana batoya bagenda bakurira ba petit frere, wenda reka ariwe mvuga, abandi ndabaretse. Petit frere Karifu niko yitwa kuri Instagram. Karifu rwose ndashimana ko yakuze neza, yakuze mu maboko meza. Buriya nawe Karifu hari abacuranzi benshi bajya bumva bari bimwe bakunda no kuyimbwira ko bati petit frere afite touche yawe neza. Nta kindi yakuze anyumva, yakuze mu maboko meza, cyangwa se mu kuboko nyine kwanjye, wenda sinzi niba ari kwiza, ariko nanjye ubwanjye ntago iyo mba ku kuboko kwiza kurushijeho abari nawe ameze neza, usibye ko ubu ngubu yagiye kwiga ku Nyundo ameze neza. So ni nk'icyo kintu ngiye kuvuga ngo mbashimira rwose n'abandi bacuranzi benshi ko muri kugenda muza. Nta cyiza nkabyo nko kubona muziki iri kugenda itera imbere umunsi ku munsi, abacuranzi biyongera. Ariko rero ntimwiyongere gutyo gusa please. Nimuze mucuranga igisirimba gusa, mucuranga ibiki gusa, muvangavange, mwige style. Igisirimba ni cyiza kandi mugomeze mukige, ni cyiza, kirakunzwe mu rusengero, abakristo baragikunda, gifasha abakristo kujya mu mwuka. Kimwe nuko hari abazungu bakunda country, iyo bacuranze country batangira kubyina, sinzi ko mujya abazungu babyina ukuntu baseta amaguru, buriya nawe ni igisirimba cyabo. So none wowe nimba babyinye kuriya, ugomba kwiga iriya style, mujya mwumva ko nayo ifite uburyo icurangwa. Hari abandi bazi kwicuranga, yo sinzi no kwicuranga. Iriya style bakora bari kupita ibintu byinshi, abantu bari kubyina, hari style, hari uburyo umuntu ayicuranga kumva nyine bayicuranga kimwe, no kwicuranga ujya wumva bari bageze kwicuranga kimwe, bakubita amaguru, mujya mubyumva. Natwe rero dufite uburyo ducuranga icyo gisirimba. Rero ntago naje kubabwira ngo mukireke, haracuranze njye numva bakritika igisirimba ngo we ngo ucurange, nimba ugicuranga iga n'ibindi abantu nibanabone, nibanaze bakutera ijisho bakubwira, niba gutera ijisho sinzi ko babivuga, nibagucishemo ijisho, nibagucishemo ijisho, wewe iga byose, guys. Amakuru nayo ngayo nuko ni nk'urwo rugendo nakoze. Mu by'ukuri narakoze cyane, kandi iyo myaka nabwiye ni myinshi. Ngiye kubabwira mu by'ukuri yaba ari iminota myinshi, ntago nayirangiza, ntago nshobora kuyirangiza. Ni iminota imyaka. Sorry nimba nibeshye, ni imyaka myinshi nakoresheje kugira ngo ngere kuri iyi level. Ntago ari ibintu byaje gusa ngo cyangwa ngo ukwezi, oya. Gusa aho bigeze ubu ngubu, mwe muri abantu bafite amaboko meza bari gukuriramo meza, iho byakwihuta. Ushobora no kumara imyaka 3 ukabura umucuranzi mwiza ku rwego rwiza, imyaka 2 ukabura umucuranzi utabaho, yewe mwiza urenze urwego tubaho. Twebwe nta rwego turiho, turacyari hasi. Ariko nimba ushaka umucuranzi mwiza, hari abantu bashaka ko bacuranze, ushaka umucuranzi mwiza, egera amaboko meza. Urugero nk'ubu ngubu nabazaniye amasomo, nimba ari na musanzu bigusaba, utange wige umenye piano, ujye uvuga ati nzi piano, ejo uzatoze n'abana bawe gutyo. Imana ibahe umugisha. Amakuru yari ayo ngayo. Ndabashimira abakomeje gukora subscribe, abakomeje kudukurikirana. Mu by'ukuri ntago nabona uko babwira, muri kunshimisha, muri kusetsa. Hari video njya kureba nkareba, hari ukuntu ureba video kandi ukareba abantu bakoze subscribe kubera iyo video, bari kureba iyo video bakata bakora subscribe. Tujya turabireba, ukareba hari nka video yindi nabwiye ngo mukore subscribe, abantu barayikora hafi 1000 cyarageze, 1000 cy'abantu bakoze subscribe kubera twababwiye gusa. No bituriki ndirese sekes ngoriki kubwanyu, ntaco nokora. Muzi ukuri ndabashimiye ku rwego rwo hejuru. Imana ibamera umugisha rero aho muri
mutandukanye hatandukanye muri Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Zambia. Ubushize naravuze ngo mbwiye madame kubera icyo ukunda kuvuga Zambia, ariko numvaga nta bantu nyine baba bariyo badukurikirana, ariko isaza umuntu uvuga ati turi natwe turiyo. So hari abantu bari za Burkina Faso, South Africa, nibihe bihugu, Chad, nibihe bihugu arya bindi yewe, Angola, Burkina Faso niba nayivuze, nizo ibihugu byinshi bitandukanye. Kongo, igihugu cy'amavukiro y'ababyeyi bacu, igihugu cyacu, turabasuhuje rwose abantu bari muri Kongo, bari mu Minembwe iri Murenge. Abantu bari Murenge turabasuhuje badukurikirana. Ushobora gusanga hari abantu bari ku musozi bakurikirana kino kiganiro uri Murenge. Yewe nimba uri Murenge uzonyandikire tuvugane kabisa, uzonyandikire tuvugane. Kandi rwose Imana ibamugisha abantu bari muri Kongo, abantu bari gukomeza baharanira amahoro ya Kongo, bose turabasengera tunabasabira n'igihugu cya Kongo tugisabira umugisha. Abari mu Rwanda, igihugu cyacu twavukiyemo, u Rwanda nicyo gihugu navukiyemo, ndabasuhuje abantu benshi bari mu Rwanda, harimo inshuti n'abavandimwe, yewe ni nabo benshi tuziranye, ni nabo yewe niho famiye yanjye iba, niho nakuriye, niho navukiye. Hari abantu batari babizi, niho navukiye mu Rwanda, igihugu rero navukiyemo, igihugu nakuze ndeba, igihugu bacyakunda kuvuga gute, sinzi ijambo bakunda gukoresha, icyo gihugu ntabwo nzakibagirwa. Igihugu cy'u Rwanda turabasuhuje aho muri, Imana ibahe umugisha, Imana ibakomeze, Imana ibakomereza amaboko yanyu, Imana ihe umugisha, Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yanyu, Imana ihe umugisha abana banyu bakure neza, Imana ibarere neza, ibakuze. Reka nkore ubuhanuzi kandi ninjire mu mavuta y'ubuhanuzi. Abana batarakura neza, badakura neza, hari igihe ushobora gusanga umwana wawe afite imyaka ingahe ataravuga, atakora, atagenda, atagira gute, kandi afite imyaka y'ubukure. Ndamusengera mu izina rya Yesu akure. Tugeze mu gikorwa cy'ubuhanuzi, akure. Hari n'abadafite abana, kumvuza abafite abana, ariko hari n'abadafite abana kandi mu by'ukuri barabifuza. Ese Imana yoreka kukugirira neza? Erega Imana yacu ukuboko kwayo ntago ari kugufi ngo kunanirwe gukora. Hari indirimbo wenda sinzi ko kubivuga ntacyo bitwaye, hari indirimbo nanditse ivuga ngo iyo urambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Mu by'ukuri Imana irambuye ikiganza urahaga. Ese Imana ntishoboye kurambura ikiganza ku buzima bwawe? Ese urabyizera? Nimba ubyizera avuga ngo amen. Imana iragucira inzira kandi biraba nubwo waba hari umwadeperi wavuze ngo na nyuma ya zero Imana irakora. Ndagusengera mu izina rya Yesu, ndatura kubaho ku buzima bwawe, ndatura imbaraga z'Imana zibeho ku muryango wawe na famiye yawe. Ndashima Imana yuko Imana itwumva ku manywa na nijoro. Rero ndabasengera mbifuriza imigisha, ndabasengera mpawe ubushobozi n'Imana yampamagaye, ndabasengera mu izina rya Yesu. Kandi n'abafite impano, nari nibagiye kwano, abafite impano zo gucuranga, zo kuririmba, izi mpano nyine tuhuriyeho, ndazisengera iyo mpano yo gucuranga ntukajye uyisuzugura. Ishobora gukora ibintu utatekereza, ishobora gukiza indwara, ishobora guhaza abashonje, ishobora gukora ibikomeye utashobora wewe ubwawe. Iyo mpano ikurimo ndayisengera, kandi nawe uyisengere, umfashe kuyisengera. Nanje ndayisengera iyanjye, nawe usengera yawe, maze twubaka ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Ndasengera Mana, nsengera abakunzi cyangwa se abantu bose badukurikirana kuri televiziyo cyangwa se kuri YouTube channel. Ndabasengera Mana, ndabasabira umugisha, ndabasabira kubaho, ndabingingira mu izina rya Yesu. Nimba araho tuvuga nabi, dukora nabi, tekereza nabi, utubabarire. Tuje imbere yawe kugira ngo utwezeshe amaraso yawe igiciro cyinshi, ayo wavuye ku musaraba, ayo niyo twizereramo. Imbaraga zawe rero zitangire zikore ku buzima bw'aba bantu badukurikirana. Abashaka kwiga gucuranga, ubigishe mu buryo bwawe ushoboye, kandi ubacira inzira bamenye gucuranga, kuko gucuranga ni ikintu cyiza. Twakuze dusoma ijambo ry'Imana bitwereka ko Dawidi yacurangaga inanga, yararimbaga imyuka igahunga. Rero natwe Mana
ntibigarukira aho. Niducuranga, nituririmba, imyuka mibi izihunga, hagaragare kubaho kw'Imana. Imana ibaho umugisha rero, turasenze tubyizeye. Nawe niba ubyizeye uvuga ngo amen, amen, amen.